Bamanuriye ibindi byo ntabwo ari ibyanjye ko tuganga duhamye ibyawe abiregeye neza nta kibazo. haleluya Amen. Yego komeza. mbona ari njaha nari ndi inyuma ya kamera ariko numva ntakomeza ntabwo nje kwifotoza ahubwo nje guhamya nje guhamya abadukurikiye ngira ngo tuba tugomba kugendana n'ibimenyetso. Yego. No mu rukiko watsinda ufite ibimenyetso. Ubwo rero niba tuje gusura umuntu witwa umukozi w'Imana birasaba ngo tugaragaze ibimenyetso bigaragaza koko ko ari umukozi w'Imana. Ni nayo mpamvu David nakubwiye ngo tuve Musanze tuze Burera nkuko yahavuze hano mu mudugudu wa Nyabiho mu kagari ka Cyahi mu murenge wa Rugarama. Uyu mugabo 2021 yarampanuriye ni byinshi ariko reka mvuge icyo ndi guhita numva kigize. Rero ntangiye kwiga masters. Ewana nkigerayo. Nkubitana n'umuregicara ewana akigisha pe nkumva nubwo biri kujyamo. Nari ndi no mu kazi umuntu ari kwiga ari no mu kazi none ugakubitana n'umuntu yari umunyakamerone. Baba atwigisha isomo rya mbere mbona wapi ndavuga nti riramfasha bwa mbere. Mbona ni nayo bahaye irya kabiri irya mbere amasomo amanota ataraza. Ndavuga ni se irya mbere ntabwo nizeye ko nzaritsinda n'irya kabiri niwe barihaye ndi kubona yarangoye uko biri kose rero ngiye guhita mvamo ngitangira. Bankubitanye n'uyu mugabo Jire. Ahambye ati ufite ikibazo ntabwo twe tubiganiye. Ati ufite ikibazo cy'amasomo urukubona byagucanze ukumva ngo wanarivamo ateka nkubwire ngo nta somo na rimwe rizagutsinda ntiye kandi wabona ko ryagufasha. yego Haleluya. ngiye kubona mbona amanota araje amanota aje mbona iryo somo naritsinze ryari rinteye ubwoba ari ryo rya mbere. Irya kabiri naryo dukora examen mbona isomo naryo ndaritsinze kuko twagomba kwiga amasomo 12 tugeze ko kusomo nk'irya 8 umva yewa naryo rirankubita ndagare dore ko reka ndebye Jire yavuze koko iri naryo niritamfata nzamenye ko Imana yavugiye muri Jire ari Imana nyamana yuko ibyo yavuze atari ibipapira ntabwo ari byavuye hehe ku Mana. Umva byasomye cyantangaje ni izina ry'Imana zakweka transcript iryo somo n'ubundi nandi gutinya niryo nagize amanota menshi. Niryo nagizemo amanota menshi ryo ndi kuvuga nti yarambwiye ngo nta somo rizantsinda abiri ya mbere twatangiriyeho pe ndayatsinda reka ndebe niringiri koko ko Imana yamuvugiyemo. Kandi bukabitewe no kwiga umuntu ari no mu kazi hagiye nabaga ndi no muri class mfite na ekuteri mu matwi ndi gukurikirana inama bitewe n'ibintu nakoraga ndi gukurikirana inama kuri Webex kumva kwiga gutyo bigoye ariko Imana iramfasha nta somo natsinzwe nkuko umukozi w'Imana yabimpanuriye. No mpamvu banavuze nti reka tuze tumurebe nitumara kumureba tuganire nyine asangize n'abandi urugendo rwe noneho n'udashoboye kuba yagera ahangaha nicyo cyiza cy'ikoranabuhanga abe yamuhamagara bafatanye gusenga nkuko nanjye twasenganye nkamugiraho umugisha nta mpamvu yo kubyihererana. Yego. Nicyo cyakinzanya. Yes reka tubasuze abakunzi ba Concord TV show aho muhereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali hobe hobe yambi abari mu mahanga mwumva ururimi turi kuvugana ikinyarwanda ndabahobeye cyane rwose ndabasuhuje hobe turabashimiye mwe mwakoze subscribe kuri Concord TV show. Nawe nkwinginga ubonye iki kiganiro bwa mbere rwose utarayikanze ndakwinginze pe usabye arahabwa unshyigikire. Tumaze ko umuryango w'abantu 1500 tubaye 1010 byatubera byiza rwose ndabinyiza kugira ngo mukomeze. Ubu ahantu mpagaze ni hehe hari hejuru nubwo muteye kuhareba ni ikirunga cya Muhabura ni ikirunga kibamo imbogo zijya zimanduka zikaza kona imyaka y'abandi ndetse zikaza no kunywa amazi mu gihe cy'impeshyi nukubu impeshyi itabaye cyane. Ntabwo ari zo naje gusura ntabwo naje kureba imbogo ko nundi zigera amahane ahubwo icyanzanye niki ni cya kindi nabamenyereje bakunzi banjye naje gusura abakozi b'Imana abahanuzi batabivanze bavuga iby'Imana babwiye apana ibyo bo bibwirije nibo naje gusura kugira ngo tuganire. Noneho wowe ubabaye uri kure ukeneye uko bagufasha gusenga nimero zabo turazishyiraho kugira ngo uze kubahamagara mufatanye gusenga kuko icyo niyemeje nuko aho mudashoboye kugera
ngomba kuhabagerera, niyo mpamvu naje. Imana ibaha umugisha, naho mukanya. Abaje Mana ari Rubavu, ntabwo mubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali, ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Twabibasezeranyije, twagiye mu karere ka Burera aho twagiye kuganira n'abakozi b'Imana. Ubu ngubu muri kubona imbere kuri kamera ni umukozi w'Imana twaje gusura mu Birunga ku kirunga cya Muhabura, niho twicaye munsi yaho gatoya, niho tugiye kuganira n'umukozi w'Imana. Twabibabwiye mu rugendo rwacu, reka tumwakire, turakwakiriye. Murakoze. Nizeyimana Jire. Amazina witwa? Nizeyimana Jire. Jire, reka tubitangire gutya kugira ngo tuze kwiragiza Imana ize kutuyobora. Reka dutangire dusenga. Ni karibu wadusengera. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko imbaraga zawe zihagije zo kurengera ibiremwa. Tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe, wabanye natwe mu gicucu gicuze umwijima, uraceyuye kuko uri umunyembaraga. Wategetse ukwezi n'inyenyeri byimukiye izuba, tubonye imirasire yaryo, n'ubuntu bugeretse ku bundi uhimbazwe. Turi hano rero twamamaza ingoma ya Kristo, turakwinginze ngo iyi gahunda uyivangemo, ntaba ari twebwe, izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Mu buryo bw'ikoranabuhanga wigaragaze, mu buryo abahanuzi bahanura bavuga ibyawe, Mwuka w'Imana yivange muri iyi gahunda. Twatse bikeya n'ibyo tutagusabye biduhera ubuntu, mu izina rya Kristo umwami n'umukiza, amen. Reka dutangiye twibwira abantu neza, kugira ngo tuze kuganira neza, abantu dutangire tubibwira twese tuziranye. Yego, tangira ngo noneho twibwira abantu neza. Nakongera kukwivuga? Urivuga n'ahantu tuherereye, ahantu utuye, none naho usengera. Nitwa Nizeyimana Jire. Nkaba ndi umwenegihugu, ndi umunyarwanda, mfite ubwenegihugu, ndi umunyarwanda, utuye mu mudugudu wa Nyabiho, akagari ka Cahi, umurenge wa Rugarama, akarere ka Burera. Ukaba usengera? Nsengera mu itorero rya ADPR. Abantu benshi bamenyereye ko dukunze kuganira n'abahanuzi n'abavugabutumwa n'abantu bafite ibintu byinshi bitandukanye, nibyo bintu turaza gusengeraho, turaza kuganiraho. Hanyuma rero muri ADPR, wagiye muri ADPR ryari? Nagiye muri ADPR 95, nari mfite imyaka 15. Ni igihe kinini. No kuvuga ngo iyo ADPR nibo bambere bafite umwuka we hano mu Rwanda. ntabwo ari bo bonyine. Ahantu usanga abantu bakonze ku bintu by'amadini, bafata muri ADPR ni ifite umuntu w'umunyamwuka, ni ifite abahanuzi b'ukuri, ni ifite abavugabutumwa b'ukuri, ugasanga nyine gutyo niko bigenda bivugwa. Iriya ni imyumvire, kuko Imana yigeze kubwira Eliya yarahunze Ahabu n'umugore we Ezeberi. Arangije aravuga ngo aja munsi y'igiti cy'umurotemu, aravuga ati ubu kubaho bindutira ko nakwipfira. Ariko ngagiye kubona abona nari ngo haje agacuma karimo amazi, ngo n'inyama zitazwe ku muriro. Imana iramubwira ngo byukurye kandi unwe kuko urugendo rukiri rurerure. Eliya rero yaragize ubwibone, aravuga ngo ninje nyine usigaye, abahanuzi bose barashize. Ariko Imana iramubwira ngo oya, reka ubwibone, ntari weho wenyine, hari abahanuzi, hari abakozi, ntabwo ari ukwiye kubajera no kubacunga. Hari abakozi bari mu ibanga, hari abakozi banyanyagije mu turere, hari abakozi banyanyagijwe hirya no hino, ntabwo ari weho wenyine. Ntabwo Imana ishomye ku buryo yabura abakozi. Hari 7,000 bitarapfukamira Bayali.
bishatse kuvuga ngo rero ntabwo Imana gusa ni itorero ry'umwuka nanjye ndirimo kandi sinteze kurivamo, ariko Imana ifite n'abandi bakozi banyanyigije hirya no hino. Urumva abantu batekeze ikintu nk'icyo ngicyo, ubwo basubije neza. Basubije neza ko numva ngo umuntu wo muri ADPR ni ufite umwuka, ni wo muntu Imana ikoresha wenyine. Ukumva bigenda nkaho iyo nzira. Abanyamwuka barahari, Imana ifite abakozi muri ADPR, ifite abakozi no mu yandi matorero. Hari n'umuntu ugenda akagera kuri alitari akahita avuga ati njye ndakijijwe kandi nzi neza ko nzajya mu ijuru, ariko kuri alitari ngiye nko kubwiriza abantu. Yego, ubyumva ute waho umuntu avuze nk'uko uhita ubyakira gute? Ikintu nabivugaho akaza ati rwose njye ndakijijwe kandi nzi neza ko nzajya mu ijuru. Ukiri muri iyi si handitse ngo ukiri mu isi abagifashe igihe mu ntambara. Yego. Kandi ngo ugiye ku rugamba atekwirata nk'utabarutse. Ahubwo Paulo yaravuze ngo mpfa buri munsi ariko nzura ni Kristo. Bishatse kuvuga ngo yari yemeye ko ari umunyantege nke, ariko imbaraga zo kunesha ibyaha azikura kuri Kristo. Rero ntabwo urugamba ruba rwarangiye. Naguha urugero, umugabo witwa Mose na Aroni. Mose Imana yari imubwiye ko ari uzakura ubwoko bwa Isirayeli mu Egiputa akazabugeza i Kanani. Yego. Imana imuhereza n'inkoni nk'igikoresho cyangwa ikimenyetso kigaragaza ko Imana izabana nawe. Yego. Ariko ngo Abayisirayeli bageze mu butayu bakenera amazi, bari barangije kurya inyama cyangwa ibyo bita manu, ngo zirabaka, bagira icaka, baravuga bati yakwenze tubonye amazi, barayabura. Baravuga bati iyo tureka mu Egiputa ko hari iyo tungurusumu n'amadegede, ariko twararyaga tugahaga. Ariko uko yaje kugendera Mose ngo Abayisirayeli baramurakaza. Umukozi w'Imana ntakwiye kurakara. Bamurakaje ngaravuga ngo mwakira amazi mwabivumemo. Mwakira amazi mwabivumemo. Bituma Imana imureba igitsure ngo dore i Kanani ngahariye. Uri kuhareba. Ntabwo uzagerayo. Mbere yaho hari undi mugabo nawe witwa Aroni. Wari umusemuzi wa Mose kandi banavukana. Yego. Nawe ngo Mose yagiye ku musozi atindayo. Ubwo ndacari kuri rya jambo uvuze ngo umuntu aravuga akakijijwe. Yagiye ku musozi w'Imana atindayo. Yego. Mose. Aroni. Mose yagiye ku musozi w'Imana atindayo. Arangije gutindayo ngo Roni Abayisirayeli baramubwira bati twaboneraga Imana muri Mose, none twaramubuze. Rero fata ikimasa utumiremo Imana tuzaja dusenga. Aroni ahita avuga ati koko Imana nanje nje narindi umusemuzi. Rega igihe umuntu avuga ni akavugisha ukuri, nje narindi umusemuzi naho ubundi Imana si narindi umusemuzi irikanye kambakorera ikimasa. Ngafata impeta abagore Abayisirayeli bakamaherena, arangije arazicura azikuramo ikimasa. Arangije kuzikuramo ikimasa ati dore Imana ngiriya. Baragenda bagira gute, barayisenga. Barangije kuyisenga Imana ihita ako kanya ibwira Mose ngo narindi watindanye nanjye kuri uyu musozi, manuka urebe ibyo Aroni yakoze. Gende umusemuzi wawe ibintu yakoze. Aramanuka, ageze mu Bayisirayeli asanga koko bakoze ikimasa nico bari kuramya, bagihinduye Imana. Arega nk'ubu wenda nigeze gusomaho ko mu Gifaransa bandika ngo die, ariko bakandika da na e na u, ariko ikigirwamana bandika da nabyo ni die ariko bagashiraho egisi, ngo ni ikigirwamana. Rero umuntu agira Imana nyinshi, ariko hakaba Imana ndiho Yehova yaremye ijuru n'isi. Yego. Ariko Roni we yari yafashe ko
yahita akorera abayisirayeli imana bakayiramya bakabaho bishimye. kandi imana ntabwo Bibiliya tubwira ngo ntabwo yakozwe n'intoki z'abantu, handitse ngo zifite amaso ntibireba, byakozwe mu miringa, bikorwa mu mabumba, bifite akanwa ntibivuga, ariko abayisirayeli bahita bayoboka ikimasa, baracubararira, barakiramya. Rero dore akaga kaje kuba kuri Aroni. Imana yahise ibwira Mose kubera icyo Aroni akoze kirambabaje. Imana si yabwiye Mose kazageza abayisirayeli Kanani? Yego. Yakwivovota ubwo yahise ivuga ngo shaka Aroni umuzamure ku musozi witwa Hori, azamukane n'umuhungu we witwa Eliyezari, bazamukana kuri uwo musozi. Imana ibwira Mose ngo mukuremo imyenda y'ubutambyi uyambike umwana we. Imana yahise niko Mose yahise yubahiriza itegeko Imana imuhaye. Cokoze ngo Aroni ntiyatera akagere kuko yarazi koko ko yacuze iki. Ntabwo yateye akagere, arazamuka ageze kuri uwo musozi Hori, Imana imutsindaho. Nuza Aroni kandi bavuga ngo Aroni na Karebu nibo bageze Karebu na Yosuwa. Aroni ni umuvandimwe wa Mose. Imana ihita imwambura imyenda y'ubutambyi iyambika umuhungu we Eliyezeri. Kandi koko yahise aba umutambyi, ariko kubera kondisiyo Imana yarabonye kondisiyo zibaye kuri se, Eliyezeri yabaye umutambyi mwiza, umuhanuzi w'Imana utavangavanga, kugeza ubwo abayisirayeli bakoze ibyaha ku butambyi bwa Eliyezeri umuhungu wa Aroni, ngo bakoze ibyaha cyane cyane baja mu byaha by'ubusambanyi. Abayisirayeli ngo Imana ibareba igitsure ibateza mu giga. Ibateje mu giga, Eliyezeri afata icumu, asanga umugore w'umuyisirayeli wari uri kuryamana, umunyamahanga ari kuryamana n'umuyisirayeli. Eliyezeri afata icumu ari kubita mu ihema, ryishinga mu mugabo wari uri gukora ikibi, ryishinga no mu mugore wari uri gukora ikibi, ryishinga mu butaka. Imana iravuga ngo uburakari nari mfitiye abayisirayeli burahavuye, ndacururutswe. Imana ihita ihagarika mu giga ako kanya kubera umuhungu wa Aroni utaragenze nk'uko se yagenze. Ibi bintu rero biba biteye mu muntu. Ibi bintu ntabwo bisaba kugenda nk'uko so yagiye, nta nubwo bisaba kugenda nk'uko nyoko yagiye, nta nubwo bisaba kuba ngo ndagendera muri discipline ya mukuru wanje cyangwa so aho nakuriye, ahubwo hari ibintu Imana iduteramo. Haleluya. Hari ibintu Imana iduteramo ku buryo ari byo bituyobora, bikadutoza kuyubaha no kuyubararira no guhinda umushitsi no guca bugufi. Rero iyo uvuga ngo urakishijwe uba wishize hejuru, kuko Satani nawe yari ikirenga. Satani ubu ni ngo byasobanuraga Rusoferi, byasobanuraga kubengerana, ariko arikuza. Imana irangije kurema umuntu, aravuga ngo ni kuki mwaremye umuntu ntahari. Ubwo yabazaga Imana umwana n'umwuka wera, ariko ngo mu ijuru intambara irarota, Satani ararwana. Imana kubera iri hejuru y'ibinyabubasha n'ibinyabutware, ngo yohereza marayika arwana na Satani, marayika ukomeye, amumanura mu isi. Ngo abamarayika baravuga ngo wasiwe, ugushije ishano kuko umanukiwe na wa mushinya mwinshi. Ngo Imana ishimwe ngo ubwo wa murezi wahoraga araturega imbere y'Imana agiye, ngo tugiye kugira iki? Amahoro. Urukumva yuko niba Satani nawe yari icegera c'Imana, yego, akamanuka bitewe yuko yishize hejuru, yego, urinde uvuga ko ndakijijwe zajya mu ijuru, ahubwo duhora dupfa ariko tuzurane Kristo. Yego. Cokoze icyo nzi cyo, hari ubuhamya ushobora gutanga ukavuga uti mpagaze mu mbaraga zituruka mu maraso ya Kristo, hari ibyo ntakora. Hari imbaraga
ha ububasha bwo kunesha ibyaha. Hari imbaraga ko twemeye gukurikira umugabo Kristo. Ko twemeye gukurikira uyu mugabo Kristo. Rero nico kibazo nari ndimo nsubiza. Ukinsubije neza ndacyumvise. Icyo kibazo nari ndimo nsubiza. N'abantu badukurikiye bashobora kuba batacyumvise, baba bafite umwanzi. Nukuntu ukinsubije neza nk'umukozi w'Imana ngo akurikiye amateka. Ukurikiye amateka nje akantu namenye ejo bundi. Ngakubwiye ngo dukomeze ku bindi. Akantu namenye najyaga numva bwa mbere nabyitangije ngo ni Rone na Noza na Karebu. Mwambwiye ngo ni Yosuwa na Karebu. Amateka yabo nyakubwiye mu ncamake. Oya nyina akantu namenye reka banze ngakubwira nabyo ntari urabimbwiraho gakeya. Ariko njye akantu namenye ejo bundi. Njye nuko bavugaga abagabo babiri njye nkasiga nibaza. Kavuga Karebu bageze i Kanani. Kandi tukaba tuzi ko Abayisiraheli ari abantu benshi, abagabo babiri babyaye gute? Tukibagirwa ko bageze mu butayu bakabyarirayo abana. Bagezeyo bari abagabo ubundi bahagurutse mu Egiputa ari 300,000. Bahaguruka mu Egiputa ari uwo mubare. Ariko uko i Kanani ubundi ngo hari hegereye Egiputa. Byari bisa n'ibyadikanije. Ariko kubera yuko bakoze navuga yuko hari za sekererego zabatangiraga. Abo bahagurutse mu Egiputa. Imana bituma ibanyuza mu butayu. Hari indi nzira rero yagombaga kubaho. Bakagera i Kanani byihuse. Ariko bagiye banyuze inzira z'ibizigo. Bagenda bemera hari aho bemeraga bakizera ngo ni Imana yavuganye na sogokuruza Abrahamu izatugezayo, ubundi bakavuga ngo tugiye kwisubirirayo, ko bakoze ingando ahantu hatandukanye, bagandikaga ahantu hatandukanye, bakagenda mu butayu butandukanye, ubutayu bwa Ramesesi, ubutayu bwa Zini, banyuze mu butayu butandukanye. Ingando Abayisiraheli banyuzemo ni nyinshi, ariko burya ngo kugera i Kanani hari hafi, ariko bitewe no gushidikanya no kwizera guke byarabakereje. Ese burya hari hafi buryo kugira byo kuhita. Ubundi ngo rwari urugendo rushobora gutwara iminsi 3, ariko bagiye iminsi 40, bagiye imyaka 40. Bivuze ngo abana babo nabo bagize ute? Ubwo rero bagiye fa bagashira. Cyokoze Imana bageze aho bita i Kadeshi, Mose atuma batasi kuja gutata igihugu, kuko yari ari kubona bagiye kucataka bari hafi kugerayo. Buri muryango ugira umukandida. Abayisiraheli rero bagiye ari imiryango 12. Buri muryango ugira umukandida. Ubwo Karebu nawe ahagurukana na Yosuwa. Ubwo Karebu yarahagarariye umuryango na Yosuwa ahagarariye umuryango n'abandi Bayisiraheli. Bageze i Kanani ngo barareba barakigenzura igihugu, basanga harimo abagabo b'Abanaki barebare, Abahwiti, Abayepusi, Abamoni, ngo bose bari abanyembaraga. Ngo bahindisha umushitsi abagiye gukora ubutasi. Baravuga bati yewe ibintu naho Imana ishoboye byose. Hari abantu rero bazi ko Imana ishoboye, hari ibyo ishobora n'ibyo idashoboye, ariko Imana ishoboye byose. Ahubwo ibigaragara nk'ibikomeye ni byiza igakoramo. Ubundi Imana ntabwo ikoramo mu bintu byoroheje. Bya bindi dushoboye kwikorera nawe. Kubera yuko ibyo ushoboye kwikorera irabikurekera. Noneho nibikunaniye ishobora kubwita ise waba azabimufasha, nyirarume azabimufasha. Ariko iyo ugeze ku rwego rwo kuba ngo marume ntakinyitaho, papa wambyaye ntaco yamarira, inshuti nazo zibaye zindetse, Imana irazi gakora. Haleluya. Kuri bya bintu abandi bananiwe bakomeye bufite. Iyo bananiwe abifite, iyo bananiwe abiyita bakomeye, imbaraga z'Imana ziraza zikiyerekana. Ntabwo rero Imana yaza gukora n'ibyo Imana yakora. Imana rero babonye abo bagabo bahinda umushitsi, baravuga bati oya. Ariko ngo Yosuwa na Karebu, haleluya, baba bagabo bafite guhamya no kwizera gukomeye. Bagarutse Kadeshi, buri wese ari kurepotinga ripoti ye, ngo buri wese avuga uko yabibonye. Rero ngo abo bagabo 10 imiryango 12 ya Isirayeli ngo baravuga bati yewe
twasanze abanaki ari abagabo barebare we, twahasanga abayepusi ntiboroshe, abamoni ntiboroshe. naho Imana hari ibyo yagiye iradukorera, naho yatwambukije inyanja itukura, naho yishe imfura z'Egiputa, ariko ndakurahiye ntabwo kiriya gihugu tuzakigeramo. ngo bahisha Abayisirayeli imitima, bari mu ngando ubwoba. Ijambo ryambwiye ngo Abayisirayeli bahinda umushitsi, bagira ubwoba. Barangije guhinda umushitsi, ngo bituma Imana ikoresha Yosuwa ati ngaho buri wese natanga ubuhamya. Bahera ku wa mbere baravuga, nibwo bageze kuri Yosuwa na Kalebu. Yosuwa na Kalebu baravuga bati nubwo mwahishije Abayisirayeli umushitsi mukabateza ubwoba ko tutazagera muri kiriya gihugu, niba Uwiteka atwishimira, Abanaki, Abayepusi, Abamoni nubwo ari banini akaba ari n'abarebare, Uwiteka niba twishimiye tuzabarya nk'abarya imitsima. Haleluya. Tuzabarya nk'abarya imitsima. ngo Mose ahita aja mu mwuka arahanura, aravuga ati ubwo ari mwebwe mubonetse, haleluya, mubaye abagabo batagira ubwoba, mubaye abagabo bahamya ko Imana ikora mu gihe byananiranye. Kiriya gihugu mu Bayisirayeli, mu Bayisirayeli 3,300,000 bavuye mu Egiputa, nimwe muzagerayo. Bw'amayerekwa niho nshaka kugira ngo ninjirire. Ubundi navuga yuko uburyo Imana yatangiye kunsura, hagiye hamanza inzozi n'amayerekwa, nayo akunda guca imbere yanje. Hari iyerekwa ryigeze kugera imbere yanje, mbona isura y'umugore wari munini wirabura. Uwo mugore aravuga ati nje nkorana n'amagini, ngakorana n'amahembe. Nyuma yaho hari akantu kari imbere ye kameze nka gurupe cyangwa generita zitanga umuriro. Mbona kuri akantu kameze nk'akagozi, arangije kugakurura, gurupe kwa kundi yaka. Hasi generita abantu babyumve neza. Hasi haratigita, inzira nyeganyega. Nyuma yaho ubwo sintangiye, urahita wumva yuko nyine natangiye kukubwira iby'Imana, numvijwe. Birambwira ngo hamagara imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu. Mpamagara iryo jwi kubera ryari bintegetse, mpamagara imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu. Mpamagara imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu, nibwo wa mutingito wahise utuza, ka kagozi yakuruye karagenda gasubira muri generita. Karangije gusubirayo, wa mugore arambwira ngo ntabwo narinzi ko hari izindi mbaraga zibaho zishobora guturisha imbaraga zindimo. Uwo mugore wari wirabura. Uwo mugore arambwira ati nuko nagiranye amasezerano n'uwo nkorera, giranye amasezerano ni kuzimu, niko yambwiye. Ati mba napfukama ukandambikaho ibiganza. Atariko ntabwo byashoboka, narangije kugira gute kugirana amasezerano ni kuzimu. Aravuga ati mfite amahembe, mfite amagini. Ati iyo nshatse kohereza amahembe ndayohereza, atariko imbaraga, ati ibyo mbonye menye ko hari izindi mbaraga zitandukanye n'izo mfite. Haleluya. Amen. Ubwo rero Imana yambwiye ngo imbaraga ziri mu maraso ya Kristo hagije kugira ngo zirengere abantu. Hanyuma rero umaze kuva mu iryo yerekwa, waje kubisanisha n'iki ibyo bintu, cyangwa byo byarangira nga sinzi wandi niba nabyumvise nabi?
icyo naje kubisanisha urumva Imana yari imbwiye ngo imbaraga ziri mu maraso ya Kristo zifite ububasha kunesha imbaraga z'abantu cyangwa imbaraga z'ibigirwamana, imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu. Kuba hari abantu barwara bakarwara indwara z'imitsi, birumvikana dogiteri agapima agasanga ari indwara z'imitsi, ariko habaho n'ibintu batega abantu, amarozi, imyuka mibi, ibyo rero nibyo Imana yari inatararije inyuze muri njye iravuga ngo imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu zigomba kunesha ibyo byose. Ubwo bivuze ngo Imana yari guhaye impano cyangwa se yari guhaye ubushobozi bwo kuba ibyo bintu washobora kuba wahangana nabyo ukabyirukana nk'umuntu byagiyemo cyane rwose, kuko Imana yigeze no kumbwira ngo keretse ugize intege nke, naho ubundi nukomeza kubana nanje ukankorera bazabigutega ubitambuke, uzanasengera n'abantu bafite ico kibazo ngo haye izo mbaraga zo kwirukana amadayimoni, amarozi, umuntu baroze, zo guhangana n'amahembe, mbivuze ndi imbere ya televiziyo. Izo mbaraga kuko duhura nabyo, tunahura nabyo, baradutumira, baradutumira rwose, tukagenda tugahamagara imbaraga zituruka mu maraso zikabitesha agaciro. Bikunda kutubaho, naba ndyamye hano n'umudamu wanjye ari kubyumva bakampamagara bati nigeze kuba ndaho, umuntu arampamagara arambwira ati ibintu birakazi wanje. Twarebye turareba dusanga Imana yagukoresha, ndagenda sanga umuntu w'umukecuru urufuro rwaje rukunyura mu kanwa no mu mazuru, ariko murambitseho ikiganza mu izina rya Yesu Kristo uwo nkorera, dayimoni ceceka tuza. Abadayimoni baratuza baraceceka. Ni umukecuru atuye hano haruguru, amwita kari ngombwa kumuvuga izina, ntabwo ari ngombwa kumuvuga izina, ariko ni urugero nari nguhaye, ni urugero kandi urugero rwiza. Ubundi kankubwira, nubwo nari nshaka kumuvuga izina nyine, ni urugero, umva kino kintu muri iyi minsi sinzi niba usigaye bibona, abantu dusigaye dufata imbaraga z'Imana, nk'ubu uri umukozi w'Imana, Imana ikagukoresha ibitangaza byinshi, ukajya nko kuwo muntu ugasanga urufuro rwaje murambitseho ikiganza ku Mana ukorera, nayo ikaza ikabikemura neza, bagahita bavuga ati no, za ntago ari imbaraga z'Imana, ahubwo bagahita bazitwerera iki? Satani. Atereka da, ura ntago ari umukozi w'Imana, afite izindi mbaraga akorana nazo, iki niki, mbese bagafata imbaraga z'Imana cyangwa ibitangaza by'Imana yakoze bakabitwerera Satani. Sinzi niyo nawe usigaye ubibona. Ubundi Yesu bigeze kumubwira ngo ni Bezebuli imuha kwirukana abadayimoni. Bezebuli imuha kwirukana abadayimoni. Bezebuli yari umukuru w'abadayimoni, ariko Yesu aravuga ngo niba Bezebuli ari impa kwirukana abadayimoni kandi nayo ikeneye ubwami, ubwo ubwami bwayo bwaba bugiye kuhaba, kuko nje sinkorera Bezebuli, none Bezebuli ngenda amamaza ingoma y'Imana, inkuru nziza y'agakiza, none Bezebuli nampa izo mbaraga saza bagiye kwisenyera. Ariko Mana yanjye ukuntu urimo kunsubiza, urimo kwikura ruba ugasanga umuntu pe nk'uko bahise bafata nk'uko Imana iragukoresheje igitangaza, bagahita bagifata bakagitwerera Satani. Bafata ntago ari umukozi w'Imana, reka da, umukozi w'Imana ntiyakora bira, ahubwo nkahita nibaza Imana ntago ishoboye gukora. Imana irashoboye, Imana niyo idashoboye kwirukana amadayimoni. Imana yirukana abadayimoni, dogiteri aravura, ariko n'Imana ikiza indwara, kandi ntiwanabwira abantu ngo bateye kwivuza, ariko hari indwara zananiranye z'amarozi. Dogiteri ya kwa muganga bagapima mu byuma byose, indwara ikabura, indwara ikabura kandi umuntu arwaye cyane rwose. Ukavuga ati iyi ndwara nta kundi rero ikeneye amasengesho. Nibyo. Hanyuma rero umaze kumenya ko izo mpano zifite,
impano zo gusengera abantu bagakira, impano z'ubuhanuzi, ziyerekwa, impano yose nyine Imana ibikwemereye gukoresha ukayikoresha neza. Wowe wiyumvise ute? Ntago zaguteye ubwoba? Nk'ubu nkangereka nkwe nk'urugero, hari umuntu wambwiye ati David tuwo senga cyane kuko uzavamo umukozi w'Imana. Avuga ati Mana rero ubona umukozi w'Imana kuntu bahura n'akazi kagoye, n'ubu nagukorera waritse nk'aba nikorera uyu murimo. Izo zindi impano ukaba ziretse ko nawe kose ari kugukorera, kuko yanguza umuhanuzi uzasengera abantu bakena. Avuga ati ngenzi nduba nzigiriye ubwobo ndetse kuri uyu nguyu nawe no kugukorera. Wowe ukimara kumva izo mpano zifite, ntago zaguteye ubwoba cyangwa se wabyakiye ute? Tubwiye ku bintu icyo gihe wese wiyumva. Ubundi kubera ko Imana ubona yabiguteretsemo ukanabyakira, ariko iyo bitangira, iyo Imana itangiye kugusura ugenda usobanukirwa ubwiru bwayo, ariko iyo bitangira kudasobanukirwa neza. Ariko uko umwuka w'Imana agenda aza muri wowe, agenda guhishurira imbaraga z'Imana no gukomera kwayo no gukora kwayo. Kugenda guhishurira ikurika ati dore hano uritwara gutya, cyane cyane ko abantu hamwe mu bafite nk'izo mpano. Hariho twaganira nambwe ati ngiye buri kintu cyose kigiye kumbaho kiza nk'isi ifitiye amakuru ngiye ubwanjye Imana yanyisangiye. Bikunda kubaho. Nk'ubu nawe ubwo wasanga nk'ikintu kijya kukubaho, Imana iba yagusanze ikagusanga mu buryo bw'ierekwa, bw'inzozi cyangwa se bw'ijwi, ikakumenyesha amakuru y'urugendo. Bikunda kubaho, ariko na uwo muntu wenda ari umunyamakuru, ariko ntabwo Imana yahishura ibintu byose. Kanguha urugero, uzanakimubwira nimunahura. Uwo bita Elisa, umwami Benihadadi, umwami wa Siriya, yashakaga gutera Isirayeli. Yaje gutera Isirayeli, akagaba ibitero bimwe, akabigaba, akagira ibyo yangiriza, ariko hakaba igihe Imana ibihishuriye ngo Elisa, Bibiliya yatubwira ngo si rimwe si kabiri. Elisa yamara kubihishurirwa, akagenda akabibwira umwami wa Isirayeli ati uzi ko Benihadadi umwami w'Abasiriya aragutera? Ngo si rimwe si kabiri uwo mwami yageragezaga gutera Isirayeli, ngo bagasanga Isirayeli yabimenye. Ageze aho ngo ahamagaza ingabo, abajenama mu bya gisirikare, hamagaza abajenama mu by'ubuyobozi, arabwira ati ninde muntu mvamo ko iyo dushatse gutera Isirayeli dusanga yarangije kubimenya. Ariko ngo umwe mu bajanama aravuga ati mwami Benihadadi, hari umuntu mu Isirayeli uri mu mwuka w'Imana yera, iyo utaraganira n'umugore wawe ku murere, utaraza kutugisha inama, Imana uwitwa Elisa iba yamusanze ikamuhishurira ko ugiye gutera Isirayeli. Ageze aho Benihadadi aravuga ati noneho urakoze, ngiye kuzatera aho uwo muntu w'Imana ari. Ngo mu mwanya wo gutera Isirayeli, ngo anyura i Somaliya, ashaka kubaririza aho Elisa atuye. Ngo baramubwira ngo atuye i Dotani, agaba ibitero i Dotani, ariko ntabwo Imana yigeze ibihishurira Elisa ko umwami wa Isiriya, ntabwo Imana yaguhishurira byose. Gusa nk'uko bivuze, Imana ishobora kukwereka ko urageragezwa, cyangwa se ikakwereka intangiriro y'urugendo, ariko kwa ugendo ibya hagati ntubimenye. Ikakubwira ati mwana wanjye dutangiye guki kandi bizagenda neza, ariko nikubwira ati hagati uzajya. None se ko Imana ikubwira ngo izakugirira neza bugaca uri mu bitaro? Ntabwo Imana yakubwiye ko uri mu bitaro, ahubwo Imana yakubwiye ngo nzakugirira neza, ariko bukeye uri mu bitaro. Ese umuntu ari mu bitaro, Imana ubwo wavuga ko aba ari mu neza y'Imana? Cyangwa atahuye n'inzitane aba yahuye na twa tudodani twavuze kare. Rero Imana ntabwo yigeze ibwira Elisa ko baratera i Dotani. Cokoze kubera yari umukozi w'Imana, Gihazi ati turapfuye databuja. Aravuga ati se Mana,
Abasiriya banze gutera Isirayeli yose, none baje iwanjye. Ngo bari bafite amagare y'intambara. Ngo Elisa ahamagara Imana aravuga ati wamishuriye byinshi ariko ibyo nta kintu wanyeretse. Nta kintu nta makuru wampaye. Ngaragenda arayihamagara aravuga ati Mana yanje undengere. Imana ngo ihita imanura ingabo, Uwiteka amanura ingabo zo mu ijuru ngo ziriho amafarashi, ziri ku mafarashi yaka umuriro. Ngo Gihazi aramubwira ati Elisa ati Gihazi umwe wagendanaga na Elisa. yari umugaragu we ariko w'umuhanuzi. Gihazi se yari umuhanuzi buri. Yari umugaragu w'umuhanuzi. Yari umugaragu w'umuhanuzi. Yari umugaragu w'umuhanuzi. Ariko Imana ihumo Elisa abwira Gihazi, Imana imuhumura amaso, agiye kubona hari ingabo ziturutse mu ijuru ziri ku mafarashi yaka umuriro. Elisa ati Gihazi wabonye? Ati ndimo ndabona. Mbonye ingabo z'Isiriya zifite amagare y'intambara, ariko izo mbonye mu kanya burya nari impumye. Nari impumye ntabyo nabonaga, ariko mbonye hari izindi ngabo zirimo zigendera ku mafarashi yaka umuriro. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo ntabwo Imana yakubwira byose, ntabwo yakubwira ati bizagenda gutya, cyo kwikubwira ati uzasoza amahoro. Mu Gifaransa byita notion. Akagoga nose y'urugendo, cyamake y'urugendo, cyangwa ikakubwiramo dujya mu rugendo. Utwo katwibikaho kavurungutana n'ibigeragezo gahora n'intambara, ariko ufite notion. Ufite akanoso akavuga ati nubwo bino bimeze gutya Imana aricyo yambwiye. Hari ikindi buriya nababwira, nk'ubu abantu baba bashaka ngo Imana ngo ivuge, ngo Imana tusenga ivuge, Imana ivuge. Imana ntari imvuga busa. Imana ntabwo ari imvuga busa. Imana ishobora kukubwira ijambo rimwe gusa rikazakubeshaho imyaka 40. Ijambo rimwe gusa rikazakubeshaho imyaka 40. Rero ntabwo Imana ari yo kwicara ivuga ubusa. Imana iravuga ariko n'ubundi ntivuga ubusa. Aya abantu dukunda ubuhanuzi, nanjye ndimo. Yego kubeshya ndago ngiye kwirarira. Ngiye nkunda ubuhanuzi, iyo numvise tumva mwana wanjye ibyo nari ndimo byose mbiparitse nkamanza ngumva iryo jwi. Ako kantu ubuze rero, iyo ubuze ngo mwana wanje wikwirirwa urayibaza ngo uzampa imodoka uzantuza i Kigali. Hari umuntu turi kumwe ukunda kuririmba ngo yarakubwiye ngo izagutuza i Kigali ntiyagutuza i Nyamagabe, yarakubwiye ngo izaguha imodoka ntiyaguha igare. Imana nibikubwiye ngo mwana wanje ico ikindi ushaka ni iki? N'ibindi bikurikira. Oya notion kakano ka notion karagarutse. Imana ivuze ngo mwana wanje ibyo birahagije. Ibindi byo kuvuga ngo inzu zigerekeranye, nzaje Dubai, nzaja muri Amerika, nibikubwiye mwana wanje nzakugirira neza. Samagamba mwana wanje nzakugirira neza, ibyo birahagije. Oya njye nginegereje n'ibindi byinshi, reka ngwe n'urundi rugero rumbaho. Ariko we hangana n'ugiye ngo ndago ngijijwe, ako nje niko niza mu myizerere yanjye. Nje niko nizera nje nk'umuntu ubuhanuzi. Urabona no kucyo twagiye nko gusenga mu cyumba cy'amasengesho, Imana ije ikavuga ati mbahaye umugisha, urumva mbakureye neza, ndabarinze. Ngewe hari ukuntu mba numva ubwo buhanuzi nge butanje, mba numva ari ngombwa ngo manuza njye ati mwana wanjye ikwature mu izina ikubweho ngo nzakugira ndi kumwe nawe nejo uzaba uri kugenda mu modoka igiye gukora impanuka nkurokore cyane. Ntabwo byose Imana ntabimvuga. Yako kantu kiyongeyeho umurundi yaravuze ngo itonito, ntabwo Imana ivuga itonito. Imana none se kuki yabwiye abayisirayeli ngo muhaguruke ngiye kujana namwe, ikabwira Mose ati icufashe n'iki n'inkoni, kugira ngo yigeze babwira yuko bazagera mu butayu butagira amazi? Ubwo se Imana yigeze babwira yuko bazarya inkware? Ubu se Imana yigeze babwira yuko bazanyura mu nyanja bakayinyuramo? Buri Imana ibabwira itonito, ikababwira ati nzabashisha mu nyanja. Nta numwe wari uremera, nta numwe wari kuza kuri kiri. miliyoni 3 bose bari baravuga bati oya, bari baratera Mose amabuye. Nibabwira ati nzabageza mu butata ariko inzara izabarya sha. Nubwo twakubitwaga ariko twararyaga. Niyo mpamvu Imana ni notion. Urumva rero reka ngwe n'urundi rugero, abantu nanjye ndimo
nikundira abahanuzi pe ndabakunda umuhanuzi uri umuhanuzi wabaye inshuti yanjye iyo Imana igukoreramo ubu inshuti yanjye nkunda ubuhanuzi ubwo mvise ngiye David turi kuganira muri kuganira wari umuntu wese ukorera Imana wamwubaha kuko nyine nibyo ubuze umuhanuzi utarabivanze nta mpamvu ariyo mpamvu wenda nk'uriya mudamu ageze hano mama Mutoni nuko nzi ubuhamya bwe uriya yitwa Eliya nawe niyo mpamvu ari hariya nuko umuntu abazi nanjye nkunda abahanuzi nangize no yegeye no ko nzi hanyuma rero mwurwo rugendo rwose Konkorode nanjye ubuhamya Konkorode twagiranye ibihe cyane mwagiranye bambwe tari abantu nzi twasenganye kandi dusengana pe nta kinigeze mbaburana kandi Imana yarabakoresheje ibyo bambwiye bimwe na bimwe bigenda biswa n'ibindi ndacyabitegereje mfite icyizere yego nk'urwo rugendo rero ko kwakira izo mpano hari igihe duhura n'ibintu byinshi biduca intege ibitunaniza ibituma twumva twareka Imana ariko tugakomeza tugahatana cyane cyane no tugiye ku muntu w'umuhanuzi hari igihe ngo uhanura rero twaganira ambye ati hari umuntu nashire message yiwe ngeze iwe banyirukangaho kandi ari Imana yantumyeyo si ikibazo ubwo batangiriye Imana batangiriye Imana ukagira nk'ahantu urumva habamo ibintu bivunye byinshi ngo nta byigeze bikubaho gutangira Imana ngujya wende Imana ikagutuma nka message cyangwa se Imana ikakubwira nk'ikintu abantu babyakire neza bya bindi rero by'impano wavuze ng'abantu bafite zitandukanye biragarutse ngewe buriya iyo hari ikintu Imana yampishuriye kuri wowe ishobora kumbwira ko urampinga nkabireka iyo mpano ndayigira nkaba nari ndaguha message sinyikuzeho bitewe yuko iyo nkorera hari igihe impishurira ko utarabyakira nkabyihorera kabireka kandi amakuru yawe nyafite wiki ubwo urukumva abantu bafite impano zitandukanye bivuze ngo ntabwo birakubaho iyo ngwaye message nshobora kumenya ko urayipinga ariko nyuma ukazabona ibimenyetso ko ariyo yavuze ariko namenye ko tukubikunda kubaho nshobora kumenya yuko urambera inzitizi cyangwa ndi bukugusha none se ugire ngo Imana irabishoboye ifite ububasha bwo guhishura ko butumwa utabutanga kandi waba ubonye nk'ubu Imana hariho twaganira avuze ati ngewe nararyamye mbona isura y'umuntu imba nimero yiwe impeza message yiwe nyimujyaniye ntiyabyakira ansubiza inyuma ati cyangombwa nuko nagomba kumubwira ibyo ngomba kumubwira nkigendera nawe agasigara rwana n'urwe ko yambwiye ariko nabyo nibyo ushobora kuyimubwira byajya akarwana nabyo ariko ijambo rikambwira ngo bazamenya ko umuhanuzi yaragize gute yarabarimo ngo uzagenda ubabwire naho bakumva naho batakumva Imana yabwiye Yeremiya ubona kumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko gushiriraho ko umuhanuzi uhanurira amahanga ngo nubwo araba inzu y'iki y'abagome bakaba batuye mu mifatangwe n'ama uzababwire naho bakumva naho batagira gute naho batakumva icyo ngutegetse nuko uri umuhanuzi uhanurira amahanga yose abyumvise reka nimwibaze n'iki kintu tugiye kujya mu ijambo ry'Imana ya minota turi gusoza n'ikiganiro cacu ndacyafite ubwasiga tunota duke bw'urumva ndi kukutegura hari ukuntu Imana iduha impano nyinshi zitandukanye tukishima tukajya no kuri byinshi byiza hari n'abavuga ati se buriya kuri aya senze byibura hari ikintu yavuga ngo Imana yamugejejeho kamubwire kino kintu hari igihe umuntu mubwira ati Imana ikugiriye neza Imana irakugaburiye igize uti kandi wowe wavuye iwawe waburaye wenda nibura Imana irakwambitse kandi nawe ubimuhanuriye ntago wambaye rimwe na rimwe igihe tujye duhura n'icyo kibazo ukumva umuntu avuga ati hari umuntu ujya guhanurira akavuga ati Imana irakwambitse akahita akubwira ati ibyo yari inyambitse ibanze kuremo duke yiguhereze za mpezi bisigaye agahita gupinga ariko noneho hari umuntu uvuga ati ngewe iki ngiki kuva Imana yampaye izi impano
nibura ndayishimira. Ikintu waratira abantu kuvuga ati ngiye ko Imana yaremeye ikanturanya nkaba umukozi wayo ikameza impano ikangira icyizere, ndakiratira aba bantu cyangwa se ndayishimira iki ngiki, icyo kintu kirahari. Icyo nayishimira cyangwa se twaratira abantu kuba mu Mana byo ubwabyo ni uburinzi. Kuba mu Mana, ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka niwe buhungiro bwanjye, ni igihome kinkira ku manywa na nijoro. Rero icyo twaratira abandi, ushobora kunyura uri mu modoka ndi kugenda n'ibirenge, ariko Imana ni umurinzi wacu wo kwizerwa. Imana rero kuba iturinda byonyine, kuba iturinda ibyo birahagije. Nk'urugero, ubu tumaze icyumweru, ndi kubivuga na mama muto nari kubyumva, abantu bari kuza kudukomangira ngo nidukingure tuje gusengera abantu barwaye, bari kuza hano, ariko nkavuga ngo nta kintu Imana iragira gute irampishurira. Ubwo bivuze ngo bashobora kuba bafite amafaranga, bashobora kuba banafite n'ibindi, njyewe nta n'urugero wenda ntacyo mfite, ariko bakanshaka. Kandi noneho Imana ifite uruvugiro, ifite ububasha bwo kuza, ubu turagendana amasezerano, Imana izatugirira neza. Ako kantu konyine, umuntu nk'uyu mpuye nawe ndamubwira ni nanjye izangirira neza. Ariko nshatse kukubwira ko umuntu ashobora kuba atunze byinshi ariko atagira Imana rurema. Hari uwo twaganira namwe ati icyo uririra nicyo abandi barirana. Icyo urirana nicyo abandi baririra. Twebwe ukabona umuntu yarakize, wowe ufite Imana. None se nk'ubu ngo usanzeyo, buriya Imana umuntu atunze byinshi, uriya musore afite moto yayijeho, aje kubareba nawe muragirana nawe ikiganiro, na mama Mutoni nawe wenda hari ibyo afite. Imana ikuye ibisazi mu rugo iwawe, ufite imodoka ntiwayitanga. None se ubwo ya modoka iracari igikangisho? Ya modoka ntabwo ibaye iki, ntabwo ikiri igikangisho, kubera yuko njyewe utagize ibyo mfite, ariko kubera impano wenda cyangwa icyo Imana yantetsemo, baraza bagakinguza bati waza ugasengera umuntu, umukozi w'Imana. hari uwo twaganira avuga ati nigeze kujya gusengera mu rugo rw'umuminisitiri ngenda mfite inkweto n'iki ngeze mu nzu ngiye gukuramo inkweto ngo ntabandiriza saa tatu have mukozi w'Imana weho nta twagukuza inkweto haleluya ati mukozi w'Imana kandi ngo yabonaga zisa nabi arebye ahantu agiye gukandagira asanga inkweto nizo zisa nabi abatiza inkweto reka ngo zitanduza inzu y'abandi reka nzikuramo banje bamubwira ati have mukozi w'Imana ahubwo ngo bo bambara ibirenge bamubwira ati have mukozi w'Imana reka gukuramo inkweto ndatambuka shyamba ndatambuka avuga ati tibari kunyubaha aranditse ngo data na Yesu yaravuze ngo data ngo nunkorera data azaza hari amuha icubahiro shobora kuba wenda utagendera mu modoka ihenze ariko hari icubahiro umuntu witwa umukozi w'Imana ushobora kuzenguruka umurenge ukazenguruka akarere ugashaka ijambo umukozi w'Imana iyo mpamvu uti nubaha abahanuzi ukababura ubwo rero umuntu witwa umukozi arubashwe abakinewe keretse umuntu wabivangavanze ni wabivuyemo umuntu wabivangavanze mu kanya simwambwiye ngo hari uwo mwari mushatse ariko mubona yarabivangavanze Concorde siko yavuze mumaje kumenya makuru ati hari umuhanuzi uri Dotani Jire Nyabiho Shahi reka twerekeze kubera ko uyu mugabo yarari gukorera masters Imana irambwira ngo uzatsinda yatera haleluya yabwira Imana irambwiye ibintu byo urukumva rero niko bimeze umva ibi bintu bitumije reka mfate undi munota umwe ngubaze kino kibazo ibintu bitumize numva kano kabazo nakakubaza bigutwara imbaraga zingana iki cyangwa se kubitekerezaho bingana iki iyo uhuye n'umuntu Imana yagushishemo message yiwe cyangwa se Imana yaguhaye ubuhanuzi bwe
uze ko umubwira, ukaba umubwira ariko ko ukamugera ugasanga aracyari muri bwa butayu cyangwa se cya kintu cyatinze gusubizwa, bigutwara imbaraga zingana iki kugira ngo ubitekereze ibyo bintu? wahita umuha nk'ingero ziri mu byanditswe byera, ukuntu Imana yabwiye Aburahamu. Imana yaramubwiye ngo nzakugira umuntu ukomeye, iramubwira ngo rarama urebe hejuru, inyenyeri zo hejuru urabona ni nyinshi ziri mu isanzure, niko urubyaro rwawe ruzangana. Imujyana ku nyanja, uriya musenyi wawubara. Aburahamu asunguza umutwe ati sinabara uriya musenyi, ariko Imana iramubwira ngo uzaba iki? Umuntu ukomeye, kandi urubyaro rwawe urubyaro rwawe nzarugwiza, ruzahinduka nk'umusenyi. Ariko se Sara ntiyageze imyaka 90 atarabona umwana. Umuntu nk'uwo rero unambutse mu rugendo uramubwira uti hangane, na Sara byamubayeho, Aburahamu byamubayeho, abandi bakavuga ko cyangwa nanjye kambivuge, iyo utinze mu kigeragezo nibwo burame bwawe, kuko ntabwo wakenyuka kandi Imana yarakuvuzeho. Nibwo burame bwawe, uburindiriye icyo Imana yageze gute yakuvuzeho. Ahubwo ngo iyo amasezerano yawe ari kwihuta cyane, uri hafi gupepera isi ngo wigire ku waguhaye ibyo yagusezeranije. Umuvuduko w'amasezerano ntabwo ari mwiza. Ntabwo ari mwiza. Tugomba gutinda, ariko tugatindana ijambo, kuko iyo dukereje iradutegera. Ko naho twicariye umutogoto, twicariye ijambo ry'uwayiteretseho. Ugomba gutinda mu butayu, ntiwagera i Kanani utanyuze mu butayu. Ubundi inzira igiye i Kanani Abayisirayeli bagombaga kunyura mu butayu. Izindi nzira burya ngo Imana yabonye zizabagusha, arizo za Dodani twavuze. Baguterura ukahita ujya hariya nta cyakuvunye, uhita ujya kuri podiyumu ubona abaye umuntu ukomeye. Cyangwa kwa kundi Imana iguhamagara ejo ukahita igushyira mu bakomeye. Turabanje kugira ute kujya kwifunza. Hari umuntu wambwiye ati mu buryo ngo Imana izakoresha imanzi ikamucira ku ikosi. Ni ikosi. Umuntu uzaba ukomeye agomba kunyura mu bikomeye. Concorde niwe waduhaga ubuhamya ukuntu yigeze gukoraho ubuyede kandi yarize. Ede Maso. Sinzi niba Concorde none se bari bakageze kuri 3 ubu ngubu. Yakoreraga 1000. Ubwo ni ubuhamya. Nta kibazo genda bivugeho. Nta kibazo. Reka nguterekera agatebe. Reka nguterekera agatebe hano. Hase rwose ko yigeze kuduha ubuhamya buradufasha. Kuko wamanuriye ibindi byo ntago ari ibyanjye, ko tuganga duhamye ibyawe. Abiregeye neza. Nta kibazo. Haleluya. Amen. Yego komeze. Mbona ari njaha, nari ndi inyuma ya kamera, ariko numva ntakomeza. Ntago nje kwifotoza, ahubwo nje guhamya. Nje guhamya abadukurikiye, ngira ngo tuba tugomba kugendana n'ibimenyetso. Yego. No mu rukiko watsinda ufite ibimenyetso. Ubwo rero niba tuje gusura umuntu witwa umukozi w'Imana, birasaba ngo tugaragaze ibimenyetso bigaragaza koko ko ari umukozi w'Imana. Ni nayo mpamvu David nakubwiye ngo tuve Musanze, tuze Burera nkuko yahavuze hano mu mudugudu wa Nyabiho, mu kagari ka Cyahi, mu murenge wa Rugarama. Uyu mugabo 2021 yarampanuriye. Ni byinshi ariko reka mvuge icyo ndi guhita numva kigize. Rero ntangiye kwiga masters. Ewana nkigerayo. Nkubitana n'umuregicara ewana akigisha pe nkumva nubwo biri kujyamo. Nari ndi no mu kazi, umuntu ari kwiga ari no mu kazi, none ugakubitana n'umuntu yari umunyakameroni. Baba atwigisha isomo rya mbere, mbona wapi ndavuga nti riramfasha bwa mbere. Mbona ni nayo bahaye irya kabiri, irya mbere amasomo amanota ataraza. Ndavuga ni se irya mbere ntabwo nizeye ko nzaritsinda, ni irya kabiri niwe barihaye ndi kubona yarangoye. Uko biri kose rero ngiye guhita mvamo ngitangira. Bankubitanye n'uyu mugabo Jire, ahambye ati ufite ikibazo, ntabwo twe tubiganiye, ati ufite ikibazo cy'amasomo, uri kubona byagucanze ukumva ngo wanarivamo. Ateka nkubwire ngo nta somo na rimwe
rizagutsinda ntiye kandi wabonaga ko ryagufasha. yego Haleluya. ngiye kubona mbona amanota araje, amanota aje mbona iryo somo naritsinze, ryari rinteye ubwoba ari ryo rya mbere. Irya kabiri naryo dukora egizame mbona isomo naryo ndaritsinze, kuko twagomba kwiga amasomo 12 tugeze ko ku isomo nk'irya 8 umva yewe naryo rirankubita ndagane dore ko reka ndebye Jire yavuze koko iri naryo niritamfata nzamenye ko Imana yavugiye muri Jire ari Imana nyamana, yuko ibyo yavuze atari ibipapira ntabwo ari byavuye hehe ku Mana. Byasomye cyantangaje ni izina ry'Imana zakweka transcript. Iryo somo n'ubundi nandi gutinya niryo nagizeho amanota menshi, niryo nagizemo amanota menshi ryandi kuvuga nti yarambwiye ngo nta somo rizantsinda. Abiri ya mbere twatangiriyeho pe ndayatsinda, reka ndebe niringiri koko ko Imana yamuvugiyemo. Kandi buka bitewe no kwiga umuntu ari no mu kazi, hagiye nabaga ndi no muri kala. Urakoze cyane koko urakoze. Reka tumwake mu ijambo ry'Imana ya minota mikeya. Yego. Numva dusiganye nk'itanu. Nubone ko abantu babimenyereye iyo twakwanye n'umukozi w'Imana tumusaba nimero. Araza kuyiduha no kuvuga ijambo ry'Imana. Tuguteguza abantu ni karibu mu ijambo ry'Imana. Yego. Murakoze. Tugiye kureba ijambo ry'Imana. Yesu we yaravuze ngo uyu si nka wa mutsima wa sogokuruza bariye mu butayu bakarenga bagapfa, kuko abariye manu mu rugendo bashikanani bagiye bagwa mu nzira kandi barariye manu. Ahubwo aravuga ngo urya iri jambo, wumva ijambo, asa n'umutsima utera imbaraga, abari bashonje bagahaga ntibanambukire mu rugendo. Urya kuri uyu mutsima usibye no kutanambukira mu rugendo, no ku munsi w'imperuka nzamuzura. Rero ni ijambo riri, tugiye gusoma ijambo riri muri Samweli, Samweli wa 2 ibice ni 9. Turasoma umurongo wa mbere. Tugiye gusoma umurongo wa mbere, dusimbuke dusome n'umurongo wa 7. Umurongo wa mbere kitiravuga ngo Dawidi agira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Umurongo wa mbere aranditse ngo buke Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango, hari uwasigaye wo mu muryango hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Noneho 7 yaranditse Dawidi aramusubiza ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuruza Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanje iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe niki ko unyitayeho kandi ndi ntumbi y'imbwa. Umurongo wa 9 umwami ahera ko ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajya muhingira imirima ye. Amen. Aya magambo ni amagambo twumvise umugabo witwa Dawidi mwene Yesaya, akaba ari umugabo wabaye umwami wa Isirayeli aruko Imana imuvuzeho. Akaba yaratsimbuye umugabo witwa Sawuli, nawe akaba ari mwene Kishi.
ni abagabo babiri, umwe yitwaga Sawuli mwene Kishi, undi yitwa Dawidi mwene Yesaya. Ariko twumvise uburyo ki Dawidi akimara kugera ku ngoma, kubera ko iminota mwaduhaye iri kwihuta. Dawidi akigera ku ngoma yibutse umugabo babanye witwaga Yonatani, akaba yari mwene Sawuli, ari we Dawidi yatsimbuye ku ngoma. Uwo Yonatani igihe Sawuli yahigaga Dawidi, ari mu bantu bari abajenama ba Dawidi, akamukundira ko Dawidi yari afite Imana. Haleluya. Kuko iyo Sawuli yashakaga kwica Dawidi, Imana yagendaga igakoresha Yonatani akamuhishurira, akamubwira ati data yamaramaje, nureba nabi araguhwanya, arakwica, aragutera icumu, ngo maze Dawidi akabimenya. Kugeza ubwo Dawidi yimye ingoma, ariko yima ingoma Yonatani atagihari. Akimara kwima ingoma Yonatani atagihari, ngo yibuka ineza Yonatani yamugiriye, ko yigeze kuvuga Dawidi ati aririra Yonatani, aravuga ati yewe Yonatani, urukundo wankundaga rwarutwaga urw'abayuda bene wacu, igendere, Imana iguhe iruhuko ridashira. Aramuririra, ariko Dawidi yumva bitagarukiye aho, ayimye ingoma. Kubera ko Yonatani yari yarabyaye, aravuga ati ese nibutse umuntu wigeze kungirira neza. Ese mu muryango wo kwa Sawuli nta muntu waba ugihari, nta warokotse, nta wacitse ku icumu, ngo mugirire neza, muhereze imbabazi z'Imana. Haleluya. Ngo nibwo umugaragu witwa Siba, wahoze ari umugaragu wo kwa Sawuli, wahoze ari umwami w'Abayisirayeli, ngo yatanze message, aravuga ati hari umugabo witwa Mefibosheti, umuhungu wa Yonatani umwuzukuru wa Sawuli ugihari. Ngo biba ngombwa yuko Dawidi amutumiza ati uwo Siba watanze amakuru naze asobanure iby'uko Yonatani yaba agifite umuntu umukomokaho. Ngo Siba aragenda ageze ibwami, aho kugira ngo avuge neza Mefibosheti, ahubwo ngo aritaka, aravuga ati ndi umuntu warokotse, atangira kuvuga ngo yacitse ku icumu, nahoze kwa Sawuli, nabaye hafi no kwa Yonatani, avuga amateka, avuga iby'imisozi y'inyarurembo byose. Nuko ngo Dawidi aramubwira ati ariko se bimeze biti, none kuri kuvuga amateka yawe gusa, ati nta wundi waba ugihari? Ngo Siba aravuga ati hari uwitwa Mefibosheti, ariko yaremaye amaguru. Buriya ndagira ngo mbabwire ko Imana itakuvuganiye, nta muntu wakuvuganira. Muririmbyi we w'120 mu ndirimbo zo gushima yararimbye ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Imana itakuvugiye nta muntu wakuvugira. Urabona Siba yari asanzwe ari umugaragu wo kwa Sawuli, ariko Dawidi atumyeho ukomoka kwa Yonatani, ngo agenda ahindanya Mefibosheti, aravuga ngo Mefibosheti ntabwo ari umuntu ukwiye kuza ibwami, yaremaye amaguru, ni umuntu uri aho ngaho Irodobari kwa Makiri ari, rwose ntabwo ashobora kuvayo. Ariko haleluya, ndagira ngo mbabwire ko Imana iyo igufite umugambi iba igomba gukora. Aravuga ati nubwo yaremaye amaguru mfite imodoka. Dawidi aravuga ati mfite imodoka, nimugende subirayo ndebere Mefibosheti umunsanire, niwe nkeneye. Ngo Mefibosheti atumweho ibwami na Dawidi, ngatekereza yuko ari bugirirwe nabi, kubera yuko umutumyeho nuwahoze nuwatsimbuye se ku ngoma. Ariko ngo Dawidi aramubwira ngo yewe Mefibosheti humura. Haleluya. Nubwo Siba yaguhindanyije,
nubwo yavuze ko waremaye ibirenge, humura nibazana ameza dufungure. Ngo bazana ameza barafungura, aravuga ati kandi usibye no gufungura tuzaja dusangira, tuzaja dufungurira ku meza amwe, kandi imisozi y'inyarurembo hariya uri kwa Makiri ugomba kuvamo ugasubirana ibikingi byaswo, ugasubirana imirima ugahinga, ugasubirana ibyahoze ari ibya Yonatani cyangwa ibya sogokuruza Sawuli, ukwiye kubisubizwa kuko nibutse ineza Yonatani yangiriye. Ngo nuko Mefibosheti yaraje anambutse azi ko Dawidi arimugirira neza, ariko aravuga ati ngwino urye ku ngoma yanje. Haleluya. Kubera ineza. Ndagira ngo mbabwire ko ineza ni imbuto itabora. Ineza ni imbuto itabora. Urabona iyo umuntu ateye igishimbo kigera mu butaka kikabora, ariko kigeraho kikazamuka, kikagira uruti, kikagira amababi, kigakura, kikazana indabo, cyageraho kikera. Rero ineza ni imbuto itabora. Uzagire neza wigendere, ineza uzayisanga iyo ugiye. Naho wagirira umuntu neza, ineza yawe akayirengagiza, ariko kubera ineza wagize ushobora kuzagera mu kaga gakomeye, ineza ikongera ikagira gute, ikigwatiriza. Haleluya. Niyo mpamvu ineza Yonatani yagiriye Dawidi byabaye ngombwa ko iza kugira ingaruka nziza kuri Mefibosheti umuhungu we, cyangwa ari we mwuzukuru wa Sawuli. Ndagira ngo mbwire abantu ko kugira neza, gukorera Imana, nuhura n'umuntu washonje uzamwihotorere, ni ufite igihumbi, gukuraho mwuka agusanze, gukuraho 200 ukayamuha, akayagura biswi. Ndagira ngo nkubwire nubwo uwo muntu umuciyeho ukigendera, ariko ari igihe ushobora kuzageramo Imana ikibuka ineza y'uwo muntu waguriye biswi, ikazagutabara mu kaga. Imana idufashe cyane. Rero ndagira ngo mbabwire ko ari aho nari nshatse kuvuga ku neza y'Imana, ariko ndagira ngo mbabwire ineza y'abantu iribagirana, kuko uwo bita Siba yarashatse kwiperezana no kwivuga neza, yibagirwa yuko Mefibosheti ari we wari ukenewe. Rero Imana itakuvugiye nta muntu wakuvugira, ariko iyi saha igeze ijuru riratabara. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu Yonatani yaje kugira neza Dawidi, bigira ingaruka nziza kuri Mefibosheti. Imana idufashe cyane. Muje mugira neza, uje ugira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Murakoze, nsoreje aho. Yego, urakoze muntu w'Imana, umukozi w'Imana. Kubw'ijambo ryiza utugejejeho, kusangiye nange ushimira kubw'ikiganiro cyose twagiye twakoranye, tukavuga imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana no gukora ibitangaza by'Imana. Nuko twagana ikiganiro kitari gitoya, ndagushimiye ko waduhaye aka kanya. Murakoze. Kandi nifuza ko n'ikindi gihe twazaganira. Yego. Hanyuma rero hano tugira abantu benshi badukurikiye bari mu bihugu byinshi bitandukanye. Birashoboka ko ngiye badashobora kumbona, kumpamagara ntibikunde, cyangwa se bagasanga nimero mu tundi tuntu, ariko tubahaye nimero y'umukozi w'Imana twaganiriye biba byiza. Kanzibahe 0782 20 35 30. Indi ni 07. Numva baduhereza imwe ukunda gukoresha cyane kuri WhatsApp. Niyo ni 0782 20 35 30. Niyo ngiye ukunda gukoresha cyane. Yego, abantu nabo bazifuza gusengana nawe, kuganira nawe, cyane cyane ko abantu muri iyi minsi bafite ibibazo pe. None hagezemo bino bintu byo kutabona hano basengera, bakeneye kumva ijambo ry'Imana, kumva ijwi ry'Imana, guhura n'abakozi b'Imana. Muri iyi minsi abantu ntago biboroheye. Kuri cyo uvuze, n'ubu mu minsi yashize tumaze iminsi hariya mu Butete dutumirwa n'amakorari, korari Umuco, hari n'indi korari yo ku Mugarama n'andi makorari, kubera ko hari iby'Imana yaduteye dufite icyo kuvuga. Dushoboye gukora imbwirwaruhame twamamaza ingoma ya Kristo.
ubundi mu nzira nta magambo menshi ngira, ariko iyo nageze mu bya mwene Mariya, haleluya, mbona ibyo kuvuga kandi Imana yabishize ku mutima wanje. Rero abazadukenera turi tayari kwamamaza ingoma ya Kristo. Dukunda gukenerwa, gusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ikindi nagerekaho ntabwo ibintu tubicuruza, ko hari abantu basengera abantu ngo bakababaza impano, ariko nge navuga yuko ntabwo ari muri ubwo buryo. Ako kantu niko nsorejeho. Reka tugusabe nanone nk'uko twatangiye ikiganiro cyacu dusengera, reka tunagusabe n'ubundi tugisoze dusenga tubifashijwemo nawe. Nanone Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi ku bihumeka n'ibidahumeka. Imbaraga z'Imana yacu zirakora. Turagushimye cyane ko twari turimo tuvuga ibyawe, kandi ntabwo twabura ibyo kuvuga kuko ijambo ni wowe urifite. Haleluya. Turagushimira kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo wemeye ko tuvuga. Natwe turakwinginze ngo ubutumwa butanze bugende bwomore imitima, kandi bugende buhindure abantu bayoboke ingoma yawe Kristo. Kandi turakwinginze kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo urishoreze imbaraga z'umwuka wera, kandi Uwiteka Imana yacu buri wese aze kumva ko nta zindi mbaraga zihari keretse imbaraga zihari zikomeye kurusha, ari imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko tuzi ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana yacu. Turagushimiye ko wadufashije ukazana hano televiziyo Uwiteka Imana Nyiringabo, tukabasha kugira ibiganiro. Abitanze Mwami, ari itangazamakuru ubahereza umugisha, kandi ari n'abari baje gutanga ubuhamya bose baze kugirirwa neza nawe. Turindira imiryango, turindira inshuti n'abavandimwe, kandi turindire n'igihugu muri rusange, urindire n'abayobozi bacu. Uwiteka Imana Nyiringabo, Sangabo washize kuri Elisa ari Dotani zikarinda ingabo z'Abasiriya, arizo zicunga umutekano w'igihugu cyacu. Urakoze ko wumvise gusenga no gutakamba kwacu. Twatse bikeya, ibyinshi ubiduhana ubuntu n'abera, n'ibyo tutagusabye ubiduhe, mu izina rya Kristo Umwami n'Umukiza. Amena.